uriya muntu mwaryamanye ufite ubuzima bumeze kuriya ugenda muri vewiti imeze gutyo ntiwamukirira n'impuhwe ukanavuga ati uko biri kose twaranaryamanye n'ubundi tubyarana umwana reka uriya mwana wanjye kubaho nabi. Imana iraje. Nongere mbonereho kubwira abantu baneze amatwi rwose, niba uri umukozi w'Imana ukaba ugikangwa n'amagambo y'abantu, uriya muntu rero ntugire ngo niwe. Ntabwo Satani anejejwe nuko njyewe nicara hano nkavuga Imana. Bene data, utazasengera mu ishyamba se wazuma ntabwo azapfa. Rega ho njye mfuye nkapfa ndi no gusenga. Hari ijambo nasomye mu gitabo cyo kubara ryavuzwe na Baramu, ahanura nawe ubwe umwuka w'Imana muzaho, arahanura avuga ngo icyama nkipfira nkuko abakiranutsi bapfa, ngo maze iherezo ryanjye rikamera nk'iryabo. Icyama nkazapfa ndi gusenga ndi mu bihe byiza. Buri uzi yuko njya nanasenga Imana nkabwira Imana ngo Mana, nkasenga nkagera no mu gihe cyo gupfa. Hari umuririmbyi waririmbye ngo no mwipfa ryanjye Yesu, umuntu agahabwa ubutumwa ati ubu butumwa ugenda ubutambutse mu itorero. Buriya ndashimira n'Imana yaduhaye izi mbuga nkoranyambaga. Hari ubutumwa batanyemerera ko ngewe ntambutsa mu itorero, kubera yuko abahanuzi muri iyi minsi njya nkunda kubivuga, natwe twifitiye intambara turwana, ariko Imana iratwemera iyo tubihagazemo neza. Imana irambwira ngo igeze muri ADEPR intebe z'abayobozi zirahirimye kuva hejuru kugeza hasi. Imana imbwira ibintu bikomeye. Namaze gutambutsa ubwo butumwa ndataha, byamviriye mu intambara mu itorero rya ADEPR. Ugahangara ugahanura biriya, ariko ndashimira Imana. No kuri niba warakurikiranye buriya buhanuzi nahanuye ku Musaraba TV, umenye ko ADEPR byari umudendezo, abantu bari baradamaraye. Bya muri comment uvuge ngo Imana iravuga bikaba cyangwa irabeshya. Kimwe mu bintu nahanuye kitasohoye ni ikihe? Byose byarasohoye. Ikintu kibabaje giteye n'agahinda ni ukubona umuntu ari gusunika abandi, ariko ukabona nawe inyuma haje andi maboko aramusunitse. Ikibabaje giteye agahinda, nabonye bamwe mu bayobozi bo mu itorero ryacu rya ADEPR, nabonye bagiye gereza, binjiye gereza, mbona barafunzwe. Imana irambwira ngo niko bigiye kugenda. Ndabivuze kandi nibisohora muzambera abagabo. Kimwe nuko Imana yambwiye ngo mbwire aba bantu bitwa yuko Imana yabahaye icyubahiro, ikakugira nyakubahwa, ikakugira umunyacyubahiro runaka, warangiza ukajya wirirwa uri gusimburanya utwana tw'udukobwa usambanya, ukaba ufite abana bangana n'ibi byatsi hirya no hino. Abana bangana n'ibi byatsi. Umuntu akaza agatitira ati zomeni paya iravuze ngo hari igisambanya. Ejo yakumva ngo bamufatiye kwa maraya. Mbeba hanuzi. Wowe muhanuzi uneza amatwi, umenyeye guhanura. Abantu bakugiriye ikizere, ariko bakugiriye ikizere n'abadafite amaso. Ariko mwagiye munasenga n'Imana ikabaha andi maso, mu by'ukuri ikaguhuza n'umuhanuzi muzima, iraguhuza n'umuhanuzi w'umusambanyi w'umuhehesi. Uri umudamu yabona n'ifoto yawe kuri stati ya telefoni, agatangira agaheheta. Tutarasenga ndabanza nisegure ku bantu. Hari abantu wenda baduhamagara bati turifuza yuko mwadufasha gusenga. Umuntu akaguhamagara ati mukozi w'Imana, nkurikiranye ubutumwa bwawe, none mbonye nimero yawe, ndifuza yuko wasengera. Wamubwira uti
uyu mwanya ntago byashoboka, reka nibura dupange igihe cyo gusenga, ukumva bamwe birabagerageje. Undi wamubwira uti uyu mwanya simbonetse, ahubwo ndabona wenda twabigira umunsi w'ejo cyangwa se ejo bundi tugahana isaha. Ya saha twayihana, niba duhanye wenda saa sita zikagera, ubwo yibereye mu bye, najya kubona nkabona saa 7 n'igice aramamagaye, agasanga nanjye nagiye mu bindi. Nyamuneka gusenga ni ibintu bigira gahunda, kandi ikindi ushobora kumpamagara numbone, buriya biba byiza cyane iyo wisobanuye abantu bakamenya uko ibintu bimeze neza. Buriya iyo unyandikiye ubutumwa kuri WhatsApp, munyihanganire kubwo kuvuga no gusarara nyine byaraje, ariko Yesu azatwomora. Iyo wanditse ubutumwa kuri WhatsApp, nukuri birafasha cyane, buriya biramfasha pe, biramfasha cyane kuruta uko wamamagara utamvugishije, kuko mpita ngusubiza. Ikindi hari igihe umuntu yandika muri message mu buryo busanzwe, mu by'ukuri aho naho biragorana. WhatsApp niyo inyorohera cyane guhita ngusubiza, kuko hari igihe usanga na message ziri kuri telefone, ugasanga rero kugusubiza biragoye. Ariko WhatsApp dukora ibishoboka byose, kuko ibintu byacu ni ibintu bya internet, nukuvuga ngo ibibaho byose mpita mbona ubutumwa bwawe, kandi icyifuzo cyawe bikagufasha kwihuta cyane, mu buryo wari kumpamagara wenda turi gusenga, uramamagaye ndi mu kiganiro, uramamagaye ndi mu modoka, uramamagaye ndi mu isoko, nuko. Ariko iyo unyandikiye naho naba ndi mu isoko, nkora ibishoboka byose kugira ngo usubize ubutumwa bwawe. So aho ngaho ndumva yuko icyo kibashiye n'ubundi gusobanuka, kandi ibintu byose tuzabigendanamo neza. Imana ibaha umugisha. Reka rero tubanze dusenga Imana, nitumara gusenga Imana dukomeze n'ubutumwa Imana yampaye kubagezaho. Ariko tutarasenga Imana, wowe njya nkunda kubivuga ngo burya comment zanyu tubasha kuzisoma. Mu by'ukuri wowe wandika ijambo ritari ryo kubaka, ukajya muri comment ukandika ijambo ryo gusenya, ijambo mbese navuga yuko iryo jambo ntabwo ari ryo kubaka umurimo w'Imana. Rwose wikwirirwa wandika, kuko ibyo uri kwandika urimo urarushywa n'ubusa. Mbabwire yuko nizi comment uko mubasha kuzandika, nkanjye uhagarariye uru rubuga uba wandikaho, kwirirwa wandika ibintu bitari byo kubaka umurimo w'Imana, nk'ibyo ngibyo mba mbifitiye n'ububasha bwo kubihanagura rwose bikavaho. Niko bimeze. Ahubwo twubakane mu murimo w'Imana, dusabirane. Aho bitagenda neza nyandikira, ntacyo bitwaye, ariko abandika muri gutukana, ibyo ntabwo tubikeneye. Reka twisengera Imana dukomeze n'ubutumwa. Mana yacu, ndagushimye mu izina rya Yesu, uhabwe icyubahiro. Wowe mwami mwiza utanga ubugingo, ugatanga amahoro. Ndagushimye ko wakomeje kuturinda, kandi biri mu isezerano ryawe ko imvi zizarinda ziburuyenzi ukiduhetse. Nyemerera rero wakira ishimwe ryanjye ngushimira, kandi nukuri bene data warabarinze bari hirya no hino, kuko batararinzwe nawe ntabwo wakwemera ko nicara hano kuri kamera ngo mvuge. Navuga nkabwira nde? Ahubwo mwami
babandi waremye, babandi bakubaha, babandi bakunda ijambo, babandi bakunda ubutumwa, abo nibo ngiye kubwira amakuru y'ijuru wampaye kubagezaho. Nyemerera rero Mana yacu unshyigikire kandi unkoreshe, Mwami Uwiteka, umwuka wera abe muri njyewe, anyobore, kandi Mwami undinde kugabanya cyangwa kongera, ahubwo mvuga ubutumwa nk'uko wampaye kubuvuga. Byose mbigusabye nizeye mu izina rya Yesu, amen. Twongeye kubasuhuza cyane kandi tubifuriza umugisha n'amahoro biva ku Uwiteka waremye ijuru n'isi. Nk'uko rero mubizi, tugenda tubagezaho ubutumwa butandukanye, kandi Paulo yaravuze ani Petero na Yohana bari ku irembo ryitwa ryiza, ngo ikirema cyarabasabye gitega ibiganza ngo nimuduhe bakozi b'Imana, nimume bakozi b'Imana. Ariko Petero na Yohana baravuga ngo ifeza n'izahabu ntazo dufite, icyo dufite turakiguha mu izina rya Yesu. Uzi icyo Petero na Yohana bamuhaye? Nuko bategetse mu butware bwa Kristo, arahaguruka yikorera ingobyi bamuhekagamo, aricyo Bibiliya ivuga ngo haguruka wikorera uburiri bwawe witahire. Yikorera ingobyi yaritahira. Mu by'ukuri wari utunzwe no kwirirwa ari gusabiriza, wari utunzwe no kugera ahantu bamuhetse, noneho nawe akajya hagera agenda n'amaguru y'abiri, kandi noneho nawe arabohoka, abona uburyo bwo kubasha kuba yajya gukora nk'abandi. Imana ishimwe cyane. Imana ijya kuma ubutumwa, nabonye abantu bavuganye n'Imana, kandi nukuri bakimara kuvugana n'Imana bagira ibyiringiro, barakomera. Ariko babonye amasezerano atinze bacika intege, baranamuka. Bibiliya ivuga iki? Bibiliya iravuga ngo nitutarwa isari tuzasarura. None wowe uguye isari, tegereza, ihangane, igihe cyo gusarura kirahari. Haleluya. Imana yacu nishimwe cyane. Ndagira ngo nkubwire ngo nutagwa isari uzasarura. Nubwo bimeze bityo, tujya tubona uburyo uwitwa Yobu yageragejwe, ariko ntabwo tuzi ngo mbese Yobu yageragejwe mu gihe kingana iki. Ariko icyambere, ntabwo ibigeragezo bya Yobu byaje mu kwezi kumwe ngo bihite birangira. Ibigeragezo bya Yobu byaratinze. Niyo mpamvu ndi kukubwira ngo nawe Imana yo mu ijuru kubitinze kugutabara, nuko hari ibyiri kugira ngo bibanze byegereyo. Ese waruzi yuko bujya mu bintu byose Imana ikora, Imana ibikora n'ubwenge? Ubwo suragira ngo Imana iguha imodoka uturanye n'umurozi ufite imbaraga akorana nazo, azaza akamena aho uri butambuka imbere ya porotayi, wamara kugera mu muhanda imodoka ikiyubika, ahubwo irashaka kugira ngo ibanze yegeze y'uwo murozi. Ese uragira ngo Imana iguha ayo mafaranga kandi izi neza yuko utuye hagati y'abantu babicanyi b'abanyeshyari? Ahubwo icyambere izabanza yabegezayo, cyangwa ibanze yabacogozi bamare mu imbaraga n'ubukana, nirangiza isohoza icyo yavuganye nawe. Ibintu byose Imana ikora ibikora mu bwenge. Njyewe nari nuye ahantu mu cyaro senga Imana, nubaha Imana, Imana ima amasezerano. Icyitonderwa, ubu mujya mutubona twibereye mu mashyamba, nk'ubu kambona nibereye mu ishyamba, ariko ujye wibuka yuko ntuye mu mujyi. Niko bimeze. Ntuye mu mujyi, ntabwo kuba mba naje hano mu ishyamba mba nakoze urugendo.
ariko Imana ikajya impa amasezerano meza. Nangazwa nuko ku munota wa nyuma Imana yaje kungenderera mu nzozi, irambwira ngo ukiri hano mu cyaro nta cyiza uzahabonera. Imana irambwira ngo haguruka wimuke ugende ujye mu mujyi, niho nzagutabarira. Haleluya. Numviye ijwi ry'Imana ndaryumvira. Urumva nari narakubiswe n'iminsi, inzara n'ubukene byaranzahaje. Ababonye ngiye mu mujyi havuzwe amagambo menshi yakuzura nk'ingunguru 12. Abavuze bati tumuhaye amezi 2 araba yagarutse, abavuze ngo tumuhaye amezi 3, abavuze ngo tumuhaye 4, abavuze ngo bizamucanga, abavuze ngo azatumutwe. Ariko muri abo bose bavuze, haleluya, ndashimira Imana ari uwampaye amezi 3. Ayo mezi 3 yararenze n'imyaka irashira. Ari uwampaye amezi 5, ayo mezi 5 yararenze n'imyaka irashira. Ari uwavuze ngo bizamucangira mu mujyi, ntabwo byancanze. Ndi umugabo ushima Imana, namwe murabibona. Nukuri muri abo bose Imana yafashe amagambo yabo bose iyatesha agaciro. Nongere mbonereho kubwira abantu baneza amatwi, rwose niba uri umukozi w'Imana ukaba ugikangwa n'amagambo y'abantu, ntaho uzagera. Ubu nk'ubu ngewe ndavuga ubutumwa hano kuri uyu murongo wa YouTube, ariko hari igihe uvuga ubutumwa ukabona muri komenti umuntu yagiye yandika ijambo neza rimeze nk'igisongo aguteye mu mutima. Uriya muntu rero ntugire ngo niwe. Ntabwo Satani anejejwe nuko ngewe nicara hano nkavuga Imana. Bene data bakunzi b'Amakuru y'Ijuru TV, ubu mumbona hari abajya bambwira bati tugukundira yuko tubona utandukanye n'abandi. Ngewe ntabwo namera nk'abandi b'iki gihe cya none, kubera yuko icyambere abandi icyo bashyize imbere ni inda zabo. Ngewe iyampamagaye izi yuko nkwiriye kurya, izi yuko nkwiriye kwambara, nibona bikwiriye niko bimeze irabima. Kandi nabwo niba ari no kuburara irabyemera. Hari umuhanzi waririmbye ngo umukiranutsi w'Imana azaburara rimwe ariko ntabwo azabwirirwa. Nabwo igibyemera ukaburara ukanabwirirwa ariko ntabwo wapfa. Ahubwo hari aho yageze aravuga ngo mbese kuva wabaho wari wabona intumbi y'inyoni yishwe n'inzara? Sindayibona. Twarasonje, inzara iradukaranga, ariko ntago twapfuye. Hari igihe njya ndeba nkareba ahantu ngewe mvuye kugira ngo nicare hano kuri kamera mvuge, nkasanga mbaye nk'umuntu uvuye mu mva, nk'umuntu uzutse. None se ubwo wagize ngo wowe buriya ari byo abantu babona umuntu akaza ati wowe urapfuye, ati urapfuye. Kubaho kwanjye nta ruhare wabigezemo. Uranyumva neza? No gupfa kwanjye nzapfa igihe kigeze, kandi ndamutse nanapfuye. Hari umuntu nabonye yanditse muri komenti ngo abantu musengera mu mashyamba mubireke kuko mugiye kujya muricwa mupfe, niyo ntego iriho. Gupfa utazasengera mu ishyamba se wazuma ntabwo azapfa. Rega ho ngiye mfuye nkapfa ndi no gusenga. Hari ijambo nasomye mu gitabo cyo kubara ryavuzwe na Baramu, ahanura nawe ubwe umwuka w'Imana muzaho, arahanura avuga ngo icyama nkipfira nkuko abakiranutsi bapfa, ngo maze iherezo ryanjye rikamera nk'iryabo. Icyama nkazapfa ndi gusenga ndi mu bihe byiza. Buri uzi yuko njya nanasenga Imana nkabwira Imana ngo Mana, nkasenga nkagera no mu gihe cyo gupfa. Hari umuririmbyi waririmbye ngo
no mwipfa ryanjye Yesu uzambe bugufi, urupfu nirutsinda uzamara ubwoba, ko ku mubiri wanjye uzabora uveho, nyamara nza kubona mu maso mukiza, ku mubiri, ko ku mubiri wanjye uzabora uveho, nyamara nza kubona mu maso mukiza. Uzi yuko kimwe mu bintu byatumye Imana itakariza abantu icyizere, uzi yuko ari ugutinyisha uyu mubiri? Imana ikambwira ngo genda urangurure ubwire abanyarwanda ngo nibatihana, babonye akaga, babonye ishyano. Umuntu akavuga ati ningenda nkarangurura ngo abanyarwanda nibatihana babonye ishyano, nkabivuga ntibagiye kunyifungira. None se nibagufunga ubundi wagize ngo mageragere irimwe ibihumbi bingana iki by'abantu bafungiyeyo? Rega banagufunze uzira kuvugira Imana, icyakora ugiye ukarangurura mu izina ry'Uwiteka ubeshya, aho ngaho rwose pe bakagenda bakagufunga. Imana ishobora no kuvuga ati nifunguzo nimushake muzite. Ariko uzi yuko ushobora gufungwa waranguruye mu izina ry'Uwiteka, Imana ivuze ngo vuga, wagera muri gereza Imana igakora mu igitangaza. Ibyo urabizi. None se ubundi gereza ni iki? Si itanura ry'umuriro? Saduraka na Meshake na Abedenego se bamaze kubata mu itanura ry'umuriro byagenze bite? Ntabwo bavuyemo ari bazima batanuka imyotsi se? Babandi babashyize mu itanura ry'umuriro, ahubwo babagabo b'abanyembaraga ibirimi by'umuriro bikabasumira bikabica. Kimwe mu bintu bitumye Imana ijya kure y'abantu n'ubwoba. Kimwe mu bintu bitumye Imana yigira kure y'abantu ni ugutinya amaso y'abantu. Umuntu agahabwa ubutumwa ati ubu butumwa ugenda ubutambutse mu itorero. Buriya ndashimira n'Imana yaduhaye izi mbuga nkoranyambaga. Hari ubutumwa batanyemerera ko ngewe ntambutsa mu itorero, kubera yuko abahanuzi muri iyi minsi njya nkunda kubivuga, natwe twifitiye intambara turwana, ariko Imana iratwemera iyo tubihagazemo neza. Ariko iyo nje nkabutambutsa hano, nubwo wowe utama ijambo ngo mbutambutse mu rusengero, byange bikunde, ubu butumwa bukugeraho no mu matwi yawe, bukugeraho no mu matwi yawe. Kandi ikindi mbabwira, hari igihe Imana ivuga abantu bakibwira yuko kuba Imana ivuze. Ubutumwa butambutse mu kwezi kwa gatandatu, abantu bati reka turebe. Ukwezi kwa gatandatu kukarangira, ugatangira ati none se bimeze bite? Ndagira ngo nkubwire ngo imibare y'Imana nta muntu ubasha kuyinjiramo. Wowe wakwinjira mu mibare y'Imana? Ubwo se kubera iki Imana ishobora kukwereka rimwe kandi akaba ari igihumbi? Niko bimeze. Niba Bibiliya ivuga ngo imyaka igihumbi, ngo umunsi umwe ni nk'imyaka igihumbi ku Mana, urukumva Imana yakwereka umubare umwe, ikakwereka umubare, ariko wa mubare ikweretse ukaba ufite indi mibare usobanuye. Imana ishimwe cyane. Nukuri uyu mwanya wowe uneze amatwi, ijambo ry'Imana riratambuka, aho mu rusengero uraryumva, aho ku maradiyo uraryumva, aho ku mbuga zitandukanye, YouTube, Facebook, TikTok n'izindi mbuga uraryumva.
ariko ndagira ngo nkubwire ngo ijambo ry'Imana ntabwo rizagaruka ubusa, rizasohoza icyo Imana yaritumye. Niko bimeze, kubera yuko kuba wavuga ngo ngiye ngo cogojwe n'ibigeragezo, ngo abantu baramvuze, ngo nubundi ngo ubukene, ngo intambara. Paulo yaravuze ngo tugaragara nk'abashukanyi, ariko ntabwo dushukana, ahubwo tubabwiza ukuri. Ariko ubundi urajya kunyita umushukanyi. Nk'ubu ngiye Vedaste mbaho ubuhamya ho gakeya gake, ngiye mfite ubuhamya bwinshi, ariko reka mbaho ubuhamya ho gakeya. Ngiyewe Vedaste uvuka mu rugo rw'abapagane, mu rugo rw'abapagane batigeze bamenya Imana, mu yandi magambo mu mvugo y'umwuka batakebwe. Kuko icyambere namenye ubwenge mbona tujya mu bapfumu, urukunyumva neza, namenye ubwenge mbona mu rugo baterekera. Ibyo mvuga ni ukuri, tuba muri ubwo buzima ariko nta n'amahoro tugira kubera izo karande. Mu by'ukuri ubwo buzima tububamo kugeza ku rugero ibyo izo za nyabingi zo mu miryango zagiye zidukuraho abantu mu miryango bagapfa batanarwaye, abandi bagapfa gutyo rwose tukabibona bagapfa. Bikagera igihe ngewe maze gushinga urugo, nta n'igihe maze nubatse urugo, naje guhura n'izo ngaruka z'ibyo byose. Nari n'umupagani w'umugaturika, ngewe ubwanjye nkaza bajya babivuga ngo sinzi ukuntu iryo jambo buno barisimbuza ngo reka mbivuga uko babivuga none, nkaza kugira ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe. Uranyumva neza? Ngewe ubwanjye ibintu bikaba birebire nimvuga gutya, hari umuntu bivuga wenda ari byarububona. Ngewe nkaza guhura n'icyo kibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, bikagera ku rugero rukomeye cyane, aho ibintu byose twari dufite, ibyo madamu yazanye, ibyo twari dufite mu rugo byose ibishya narabitwitse, ibimeneka narabimenye, ibintu byose birarangira. Niba narageraga ku rugero rwo kuba baririrwaga bambohesheje masine, wowe ukaza urukunkanga, buriya mubona umuntu hari kuvuga ntago muhamuza ahantu umuntu yavuye, wowe urankanga uri nkandese. Ngewe ibintu nanyuzemo biruta ibyo waza kwirirwa urukunkanga byose. Uranyumva neza? Ubwo buzima nkabubamo igihe kitari gito cyane, nkajya gushiduka nibona ubwenge bwaragarutse, madamu yaragiye, nkashiduka nongera kwibona nta kintu kikiri mu rugo. Nubwo nari umupagani twagiraga ibyo kurya, ariko narashidutse. Ibi mbabwira ngo inzara yaraturiye naho byatangiriye. Nashidutse gutyo nta kintu tukigira. Ubundi abarokore bo kajya mu ijuru batuba hafi, bahita batuba hafi, baratubwira bati mugomba kwakira agakiza, nimutakira agakiza n'ubundi muranapfa. Kabone yuko mu muryango mukuru wanjye yari amaze gupfa kubwizo nyabingi na za karande zo mu miryango, apfa gutyo. N'ubundi mushiki wanjye arapfa, papa nawe arapfa, abo bose turabashyingura ndeba. Uranyumva neza? Nanjye nuko nyine Satani bashatse kungira inyongezo. Njya nkunda kuvuga ngo nta kindi gihembo cyiza Satani atanga ni urupfu. Ariko kubera ko narindi muri systeme y'Imana, bene data, narindi mu mugambi w'Imana, hari ibintu najyaga ndota ndi umwana mutoya, ndi umwana muto cyane, ndi umupagani. Ariko nangazwa nuko uyu munsi wa none narakishijwe, narakiriye agakiza, ariho njya mbibona
burya Imana igutegura hakiri kare. Njyewe narabirotaga simenye ibyo ari byo, ariko uyu munsi niho mbibona. Ukaza urukumbwira ngo njyewe Vedaste ndi muri systeme y'Imana. Mbabwire ko umuntu wageze muri systeme y'Imana muri Covid, hari ukuntu abantu bajyaga bikingiza Covid, noneho kubera ko rura rukingo abantu bazaga kuruvugaho ibintu bitandukanye, abantu bamwe bakanaruhunga. Noneho bamwe bagera hano bati twarikingije, batizana irangamuntu bayikubita muri systeme, bagahita babona ko wikingije urukingo rwa mbere n'urwa kabiri n'urwa gatatu, cyangwa se umaze kwikingiza rumwe, bagahita babibona. Mwene data wowe uneza amatwi, nujya ubona Vedaste ujye uvuga ngo uriya we ari muri systeme y'ijuru. Ubu ngubu nujya ubona Vedaste ntujye umutekereza nka babandi ujye ubona kuri iyi mihanda baza bari gushaka indamu. Nta ndamu zawe nyeneye, nta mafaranga yawe nje kugusaba rwose. Imana yo mu ijuru dusenga ifite gufata ibi bibabi by'intusi ibingibi byose mubona ikabihindura amafaranga. Ubu se hayigawe kuba twatinda mu butayu, ni Imana ibidutindije mu butayu ngo tubanze twige. Kandi nibyo kwiga birakwiriye. Tutize twamera nk'abandi, twabona amafaranga tukajya mu buraya, ariko ayo mafaranga nituyabona ntabwo azaba amafaranga yo kujya gusambanisha, azaba amafaranga yo gufasha abatishoboye, azaba amafaranga yo gufasha abapfakazi, azaba amafaranga yo kwishyurira abantu mituweli. Tuzaba turi abantu bazaba babonye amafaranga mu gihe gikwiriye. Haleluya. None wowe urambona ngo ni babateka mutwe bo kuri YouTube. Nujya ubara abateka mutwe bo kuri YouTube, izina Vedaste nujya urigeraho ujye witonda. Icyo nari mvugiye ibi ngibi nuko ahantu Imana yadukuye niho habi. Uzi yuko twamaze kwakira agakiza, twakira agakiza nge na madamu, inzara iraturya we, inzara iraturya. Imana yabona tugiye kwicwa n'inzara, mu by'ukuri twajya nko gusenga, umuntu akavuga ngo nimuze munyure mu rugo. Twagera mu rugo akazana ibyo kurya, kandi nabwo ubwo ntabwo aba ari byinshi, aba ari kugira ngo uticwa n'inzara. Kuko umunyeshuri niyo yaba yaravuye kwa minisitiri, niba ku kigo bararya kawunga ni kawunga, niba ari umuceri ni umuceri. Ubwo nuko nguko natwe twagombaga kurya ibiryo bigenewe umunyeshuri uri muri icyo kigo. Ubundi hakabamwe abatugiriye impuhwe bakavuga bati musorome isombe zikadutunga nk'iminsi 5, tuzirya zonyine zitagira amavuta, zitagira ikindi kintu iruhande, tukazirya zonyine. Impamvu wabonye amafaranga ukarengwa nuko nta somo wize. Uzagenda umbaze cyangwa uzambwire ngewe ngubu buhamya. Nuko Imana ikadukura muri ibyo byose. Ariko uyu munsi wa none, ubu se ngewe nk'ubu ngubu ni urugero ndimo mbabwira ubu buhamya. Nari ndi mu masengesho y'iminsi 7, ndayarangije, Imana inkubise handi y'iminsi 2. Ubu ndi mu masengesho y'iminsi 2 nanone, yiyongera ku yandi y'7 ishoje. Mu by'ukuri ntabwo ari ukubeshya, ibyo kurya birahari, none se wageze ngo nabura ibyo kurya? Ntago nabibura. Ariko kubera isomo twize, ntabwo kuba tubonye ibyo kurya bigomba gutuma tudasenga. Niyo mpamvu usanga abantu bamwe, hari abagabo njya mbona hano kuri izi mbuga bafite inda. Nagiye kubona mbona umuntu yanditseho kuri titre ngo umuntu ngo wubaha Imana ngo azahora haze. Ariko hariho nabubaha Imana bashonje. Kimwe nuko niwumve yuko kubaha Imana
bivuze ko utazahura n'ikibazo. Ibibazo abapagani bahura nabyo wahura nabyo. Bibiliya iravuga ngo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka mukiza muri byose. Muri ibyo byose nubwo duhura nabyo tugenda tubona ineza y'Imana, kuko ibyo nanyuzemo byose nibyo bitumye mbuwondiwe, nibyo bitumye uyu mwanya nicara kuri kamera nkavuga, nibyo bitumye namera nk'abahanuzi b'iki gihe cya none bari gutubura. Nicyo gitumye nemera kurya ibyo mbonye ariko nkakora umurimo w'Imana. Imana ishimwe. Mwene data rero wowe uneze amatwi, reka twikomereze kuko dufite byinshi byo kuvuga, nk'uko Imana iba yabiduhaye. Ntabwo iba yabiduhaye ngo tubiceceke, ahubwo Imana iba yabiduhaye kugira ngo n'ubundi tubibagezeho. Imana yacu nishimwe cyane. Turaza gusoma ijambo ry'Imana riri hano mu gitabo cyo kubara, ijambo ry'Imana dusanga hano mu gitabo cyo kubara, ibice byaho ni 23. Aya magambo ushobora kuba usanzwe uyazi, ariko hari impamvu Imana yemeye ko aya magambo wongera kuyumva mu matwi yawe. Kubara 23 umurongo wa 19 haranditse ngo Imana si umuntu ngo ibeshye, kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze. Ibyo yavuze no gukora ntizabikora, ibyavuye mu kanwa kayo no gusohoza ntizabisohoza. Dore nategetswe kubahesha umugisha, nayo yawubahaye simbasha kuwukura. Imana ishimwe cyane. Mwene data wowe uneze amatwi, we dusangiye urugendo rujya mu ijuru, wowe ucitse intege ngo iby'Imana yavuganye nawe biratinze. Imana si umuntu ngo ibeshye. Dufite abantu bagiye batwizeza ibitangaza, ariko ibyo batubwiye ntibabikore. Wenda birashoboka yuko natwe hari abo twijeje ibitangaza cyangwa tubasezeranya ibintu ntitwabikora kuko turi abantu. Ariko ningera ku Mana dusenga yaremye ijuru n'isi, ningera ku Mana iyi ngiyi duhamya mu bandi tukavuga gukomera kwayo, ndimo nkubwira mama wowe uneze amatwi, nkakubwira wowe papa uneze amatwi, nkakubwira wowe grand frère uneze amatwi, petit frère uneze amatwi, mushiki wanjye, Imana si umuntu ngo ibeshye, kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze. Umwana w'umuntu ajya avuga ibintu akicuza, akavuga ngo iyo menya simba nabivuze, ibi bintu nari mbivugiye iki. Ariko Imana si umwana w'umuntu ngo yicuze, ngo mbese ibyo yavuze no kubikora ntizabikora, ibyavuye mu kanwa kayo no kubisohoza ntizabisohoza. Uraterwa ubwoba n'abarozi bagutwara iki kandi Imana yaravuganye nawe? Buriya nababwiye ngo Imana yarambwiye ngo nzaguhera umugisha mu mujyi, haguruka ugende. Narahagurutse numvira ijwi ry'Imana. Uragira se ngo nyigera mu mujyi n'ubundi uku nguku urukumbona niko byagenze? Reka da. Kagira inkuru rero, nyigera mu mujyi nahuye n'urugamba rukomeye cyane, birumvikana. Hari udufaranga Imana yampaye ati hagurukana utu dufaranga ugende. Nageze mu mujyi turashira kandi ndakodesheje. Imana ishimwe, kubera yuko yumva amasengesho, kandi ndakodesheje. Igihe kiragera
n'amafaranga yo gukodesha ndayabura. Randirodi wanje buriya iyo harengagaho umunsi umwe, ndavuga aho nageze bwa mbere, yahitaga aza akakubwira ngo uzi yuko nishyura banke. Ubu iyo urengejeho umunsi umwe uba umemukiye, utuma njyewe nahinduka umuhemu kuri banke. Urukumva? Ubwo nawe kwishyura banke abiteze kuri nde? Ku mupangayi we. Mu by'ukuri turakubitwa, ariko ntabwo twigeze tureka Imana. Urukumva? Ntabwo twigeze tureka Imana. Noneho bigera ku rugero ubuzima bw'umujyi, buriya umwana kugira ngo yiyakire iyo akimara kuva mu nda ya nyina, burya nawe biramugora. Noneho ubuzima buradukubita pe. Noneho biza guhura n'abantu twari kumwe b'abarozi bafite imbaraga zidasanzwe. Nyumvira sha aho ruzingiriye. Ndyamye ari nijoro ndota ngo ndi kurogwa n'abantu bo mu Buganda. Hashize iminsi 2 nari natangiye guhangana n'izo mbaraga. Byageze ku rugero, mwene data wowe uneza amatwi, nakinguraga umuryango nkasanga ku muryango bahashyize amagufwa ntamenye ubwoko bwayo. Ya magufwa nayajugunya nk'iyo ngiyo, nagaruka mu nzu nkasanga yongeye yagarutse ku muryango. Byageze aho njyewe niheba, twese turiheba nk'umuryango. Umugore arambwira ngo mbese uri kureba ukabona uyu mujyi tuzawubamo? Twakwisubiriye mu cyaro twavuye hakiri kare. Ndebye nsanga ibintu umugore ambwiye ni ukuri. Ariko muri iyo minsi twari turi muri groupe dusenga, ibyo bitaraba, umuhanuzi araza aratubwira ngo umva, nimwibeshya mugasubiza amaso inyuma iyo mwavuye, kazaba kababayeho, bizabarangirana. Imana iratwihanangiriza ngo nimugasubiza amaso iyo mwavuye, kuko nzabagirira neza. Naho kumbi yari iz'urugamba tugiye kurwana. Turarwana we, umurozi umwe arananirwa yiyambaza undi, umva ibintu biba birebire, turarwana. Ariko Imana ibana natwe, ihabwa icyubahiro. Nukuri baraduhagurukira. Aho tugeze hari ijambo Daniel yaje hano mu gitabo cya Daniel, hari ijambo hari yerekwa Daniel yaje kwerekwa, abona ihembe rirwanya bera, ngo abona ryenda kubanesha, ngo kugeza aho umwami nyiribihe bidashira cyangwa nyiribihe yahagurukiye ku ntebe ye, araza arwanirira bera, arabatsindisha. Baratsinda, babona ubutsinzi. Nabonye bituyobeye, ndavuga ngo dufata amasengesho y'iminsi 21. Mu mateka ntabwo nari narigeze senga n'amasengesho y'iminsi 7. Nibwo bwa mbere nari senza ayo masengesho. Fata amasengesho y'iminsi 21, turayasenga turayakurura. Iminsi 21 itaragera tugeze mu minsi 14. Imana iduhindura nk'umuriro, babarozi batubona bagashya. Hari nabo twajyaga guhura noneho bakiruka. Noneho kakavuyo kabarozi kose, ya masengesho y'iminsi 21 aragenda hinduka umuriro, abarozi baragenda bahinduka nk'amazi, ibyabo bitagaciro. Noneho turaryama, turasinzira, tubona amahoro. Umva, noneho urumva ibyo byose ntacyo, urumva icyo gukora byari ikibazo. Tunyura muri ubwo buzima bwose, ariko ndashimira Imana. Buriya iyi Imana yavuganye nawe irinda ijambo ryayo. Nubwo bimeze bityo, nta muntu wigeze asohora mu nzu n'umugore
n'abana ngo nimusohoke mwabuze ikodi, byagiye bidukubita nk'iriya, ariko Imana ikiyubahisha. Tumaze gusoza ayo masengesho, Imana yampaye ubutumwa ku makuru kuko urumva njyewe ibintu bya cano ntabyo narinze. None Imana mu butumwa kuri cano yitwa Umusaraba TV, ndagenda njyayo, nyigerayo, ubwo uriya munyamakuru wo ku Musaraba TV arambwira ati ngaho dutangira, ugomba kuvuga iby'Imana yaguhaye. Ngira ubwoba, ndavuga nese ubu ndavuga iki, ndavuga gute se? Kurumva bwa mbere ngiye kuri kamera ngo ngiye kuvuga ubutumwa, nuko ndavuga ni rero nyihanganira nzabutambutse ejo bundi. Tihoya nawe aramata, akomeje kumata, ndicara ndavuga. Nyimara kuvuga ntumbaze ibyo mvuge niyo byavuye, ahubwo navuze ibyo narinzi. Noneho haza n'ibindi, ubuhanuzi buramanuka we. Niho Imana yampaye ubuhanuzi bukomeye cyane bwa ADEPR. Imana irambwira ngo igeze muri ADEPR, intebe z'abayobozi zirahirimye kuva hejuru kugeza hasi. Imana imbwira ibintu bikomeye. Namaze gutambutsa ubwo butumwa ndataha, byamviriye mu intambara mu itorero rya ADEPR. Ugahangara ugahanura biri, ariko ndashimira Imana. No kuri niba warakurikiranye buriya buhanuzi nahanuye ku Musaraba TV, umenya ko ADEPR byari umudendezo, abantu bari baradamaraye. Bya muri comment uvuge ngo Imana iravuga bikaba cyangwa irabeshya. Kimwe mu bintu nahanuye kitasohoye ni ikihe? Byose byarasohoye. Nongere mbonereho no kubabwira, yewe n'uyu munsi Imana yongeye irasanga irambwira ngo ntago umukwabu warangiye. Ikintu kibabaje giteye n'agahinda ni ukubona umuntu ari gusunika abandi, ariko ukabona nawe inyuma haje andi maboko aramusunitse. Ikibabaje giteye agahinda, nabonye bamwe mu bayobozi bo mu itorero ryacu rya ADEPR, nabonye bagiye gereza, binjiye gereza, mbona barafunzwe. Imana irambwira ngo niko bigiye kugenda. Ndabivuze kandi nibisohora muzambera abagabo. Kimwe nuko Imana yambwiye ngo mbwire aba bantu bitwa yuko Imana yabahaye icyubahiro, ikakugira nyakubahwa, ikakugira umunyacyubahiro runaka, warangiza ukajya wirirwa uri gusimburanya utwana tw'udukobwa usambanya, ukaba ufite abana bangana n'ibi byatsi hirya no hino, abana bangana n'ibi byatsi. Yambwiye ngo irajije kubonana nawe. Ikibazo rero Imana ifite n'aba bantu babyaragura hirya no hino, usanga nabo bana babaye, ugasanga umuntu n'umuntu w'umunyacyubahiro ukomeye ufite amafaranga, ariko ugasanga wa mwana yabyaye hirya no hino mu gasozi abayeho nabi. Se utagira, tubyita gukora icyaha ukongera ukakigerekaho ikindi cyaha, utakagira n'ubumuntu. Ntago wagirira nimuha umwana wawe wabyaye, umwana wibyariye ubwawe. Mu byukuri ufite ubumuntu, uriya muntu mwaryamanye, ufite ubuzima bumeze kuriya, ugenda muri vewiti imeze gutyo, ntiwamukirira nimuha, ukanavuga ati uko biri kose twaranaryamanye, n'ubundi tubyarana umwana, reka uriya mwana wanjye kubaho nabi. Imana iraje. Imana iraje, ihagurutse mu buturo bwayo bwera, itunguye abagabo binda nk'aba ngaba muri kubona hano. Aba bagabo binda badamaraye, bamaze kudamarara. Nimvuga ngo hano, reba nyine abo bagabo binda uri kubona muturanye, ariko
ariko satani yagize imbata z'ibyaha. N'abasinzi nibo bagambanira bagenzi babo bakabahimbira ibyaha. Buriya bijya binababaza umuntu Imana ikamuha icyubahiro, yamara kumuha icyubahiro ugasanga niwe muntu uri kwiyandarika. By'ukuri ibyo bintu birakwiriye. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo itunguye abantu benshi. Gutungurwa kwawe kuzaba kunini cyane. Gutungurwa kwawe kuzaba kunini cyane. Imana y'amahoro niyo yakugize icyuri cyo. Nubwo hari abantu batajya bemera ko Imana ibaho, ariko icyuri cyo niyo yakugize cyo. Narindi kubabwira ngo mugire ubumuntu. Mperutse kubona video y'umugabo bita Bamporiki Edouard wari minister. Ngiye kubona mu nabanyamakuru bagiye ku mugore ngo ni mushikiwe wasaritswe n'ubukene. Ubona ko ubukene bwamufashe. Nukuri biragaragara kuko ubona ko ubukene rwose bwaramwinjiye pe. Aho numvishe muri icyo kiganiro ko anacumbikiwe na mudugudu. Ntabwo ari mushiki wabo mu muryango, ni mushikiwe bavukana. Abantu twari turi kumwe baravuga batari kose koko nahangaha bigeze. None se umuntu umwe aravuga ati none se ko mbona avuga n'ibintu by'Imana akavuga nk'umuntu w'umukristo. Buriya mu by'ukuri hari ibintu tuzatuvuga nje Vedas, niba nza hano kuri kamera nkavuga Imana ndi kubeshya, ejo hazaza Imana ikanamaza. Herega Imana izi kudutamaza. Umuntu akaza agatitira ati zomeni paya iravuze ngo hari igisambanye. Ejo yakumva ngo bamufatiye kwa maraya. Mbeba hanuzi. Wowe muhanuzi uneza amatwi. Umenyeye guhanura. Abantu bakugiriye ikizere, ariko bakugiriye ikizere n'abadafite amaso. Ariko mwagiye munasenga n'Imana ikabaha andi maso, mu by'ukuri ikaguhuza n'umuhanuzi muzima. Iraguhuza n'umuhanuzi w'umusambanyi w'umuhehesi. Uri umudamu yabona n'ifoto yawe kuri stati ya telefoni, agatangira agaheheta ati nyohereza ifoto yawe ndebe. Yamara kubona ifoto yawe amagambo akubwira ntuyazi. Wabaye maso. No mu byo mujya musenga Imana ibahuze n'abahanuzi bazima, Imana ibahuze n'abantu bazima, Imana ibahuze n'abantu bazima. Buriya njya nkunda kubivuga, Imana ishobora kuguza n'umuntu, uwo muntu akagutinza mu butayu. Warubizi? Umuhanuzi mubi yagutinza mu butayu. Kuko buriya njya fata n'igihe nkasengera abakunzi bacu badukurikira hano ku Makuru y'Ijuru TV. Nukuri pe, njya mbasengera kandi Imana izabagirira neza. Kandi iri jambo dusomye ku murongo wa 19 riratubwiye ngo Imana si umuntu ngo ibeshye, kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze. Ibyo yavuze no gukora nizabikora, ibyavuye mu kanwa kayo no gusohoza nizabisohoza. 20 haranditswe ngo dore ntegetswe kubahesha umugisha. Ntegetswe kubahesha iki? Umugisha. Negetswe niyamamagaye kubahesha umugisha. Nuko ngo niba negetswe kubahesha umugisha, njewe nimvuga ngo Mana Florida muha umugisha, byange bikunde uwo mugisha uzawubona. Nimvuga ngo byange bikunde Joseph muha umugisha, byanga bikunda uwo mugisha Joseph azawubona. Nimvuga ngo Aimable muha umugisha, byange bikunde uwo mugisha Aimable azawubona. Nimvuga ngo Dativa Imana iguha umugisha, uwo mugisha uzawubona.
ahubwo reba ikintu kisha abantu barashaka ibintu biziye ko wibwira yuko erega twebwe ibyacu ni ibiramba, ni nayo mpamvu bitaza byihuta. Imana yigeze inyereka muri 2010 muri 2009 Imana yigeze kunsura, ngiye kubona mbona ngo ndi kubwiriza abantu batandukanye, noneho ngo mbona ngo ndi kubwiriza abantu ngo baturutse ngo batarabo mu bihugu bimwe. Nibi bintu bya YouTube byari ntago byari birakunda kumenyekana muri 2009. Ngo mbona ngo ndi mu zindi imbaraga ndi kubwiriza abantu batandukanye baturutse mu bihugu bitandukanye. Ndibaza ngo mbese Mana, ibi bintu birashoboka? None se ubu tuvugana, ubutumwa ndi kubabwira buzareba abanyarwanda gusa? Abarundi ntibazabubona se? Muri Kongo se ntibazabure? Uganda se ntibazabubona? Muri Amerika se ntibazabukurikira? Australia se, Asia se, Iburayi se ntibazabukurikira? Ariko yabimbwiye ryari? 2009. None se uragira ngo nababwiye ngo ngiye ndi muri systeme y'Imana? Iyi cano ijya kubaho sinaryamye nijoro, aribwo nari nyiri muri urwo rugamba rw'abarozi, rukimara gushira, nyimara kujya ku Musaraba TV, navuyeyo ndyamye ari nijoro, ni Imana yasanze mu nzozi inyereka afite cano, ndi kujya nshyiraho ubutumwa bukarebwa n'abantu babiri. Mbona bikurikiyeho burebwe na 5, mbona bukurikiyeho burebwe n'10, mbona ubukurikiyeho burebwe na 15, mbona ubukurikiyeho burebye bigera muri 80, mbona bigeze mu 100. Ngiye kubona mbona bigezaho nshyiraho ubutumwa bukarebwa n'abantu 50,000. Urumva ariko byaturutse kuri babiri. Uyu munsi nubwo ibyo 50,000 nta binkurikira se, ariko niba nakurikirwa n'abantu 1,000, 2,000, 5,000, 7,000, 10,000 na ubwo wagize ngo nashidikanya yuko ibyo Imana yambwiye bitazasohora. Bibiliya iratubwira ngo kwizera ni ukumenya ibyiringirwa rwose udashidikanya ko bitazaba, kandi ngo niko kuduhamiriza ibyo tutareba kwa ari ukuri. Ngo nicyatumye abatubanjirije Imana ibahamya neza ngo nuko bari bafite kwizera. Ongera ujye imbere y'Imana ibwire iguhe kwizera. Haleluya. Bwira Imana ngo Mana, nyeneye kwizera. Kuko Bibiliya iratubwira ngo umuntu udafite kwizera anamuka mu nzira ze zose. Uyu muntu udafite kwizera nukuvuga ngo iyo haje inkubi y'umuyaga imwerekeza aho ishaka, arareba akavuga ati noneho birandangiranye. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo Imana iguhe kwizera. Dusome ijambo ry'Imana riboneka mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice ni cya 17, umurongo wa 5. Haranditswe ngo maze intumwa zibwira umwami Yesu ziti twongerere kwizera. Maze intumwa zibwira umwami Yesu ziti twongerere kwizera. Icyo ubuza ni ukwizera. Ufite kwizera nta nubwo umenya n'ukuntu ibyo bibazo bisohotse. Uzi yuko buri hari ibintu njya nekereza nk'aba ngo mbese
ibi bintu ni njyewe wabivuyemo? Yewe we bene da, ni ukuri nimureke dusenge tubwire Imana ngo duhagarareho. Nababwiye ngo aba bantu Imana yahaye icyubahiro bari kujya gusambana, Imana ije kubonana nabo. Bari kwirengagiza abana babyaye mu gasozi, Imana ije kubonana nabo. Aba bantu bitwa ngo ni abadamu, Imana yaje kunyereka mu myanya y'ubuyobozi butandukanye. Nimvuga ubuyobozi, bushobora kuba ubuyobozi bwa leta cyangwa niba ubu bwa leta. Ushobora no kuba umuyobozi muri kampani runaka, ushobora no kuba umuyobozi mu ruganda, ushobora no kuba umuyobozi mu bintu ibi n'ibi. Ariko nkabona ako kazi mukicaranye mw'ubusambanyi, Imana ikambwira ngo dore ikibicaje muri kariya kazi ni ubusambanyi, kuko kariya kazi bakabanywemo n'ubusambanyi. Imana irambwira ngo mbabwire ngo namwe iminsi yanyu iri kubarirwa ku buce, iminsi yanyu iri kubarirwa ku buce. Ni ukuri, mureke mbabwize ukuri. Imana yampaye ijambo mu gitabo cya Yobu igice cya 36, niryamiye nijoro irambwira ngo iri jambo rizane urigeze ku bantu. Ni ukuri pe, nababwiye ngo iyo nicaye hano mvuga mbafite amakuru, ijuru riba ryamaye, ntabwo nza kuvuga ibyo nihimbiye. Dore ngiri reka turisome, Yobu 36 umurongo waho ni wa 10. Turasoma tugeze ku murongo wa 14. Haranditswe ngo kandi izibura amatwi yabo ngo bumve ibyigisho, ikabihanangiriza kuva mu byaha. Uyu murongo tuwusubiremo tubigendanemo neza twitonze. Turasomye ngo kandi izibura amatwi yabo kugira ngo bumve ibyigisho, ikabihanangiriza kuva he? Mu byaha. Njyewe ubona hano kuri kamera z'Amakuru y'Ijuru TV, ntabwo ndi kukubwira ngo nzanire agafuka k'umuceri. Imana izi yuko uwo muceri nkukeneye, ariko nyamukuru ndi kukubwira ngo va mu byaha. Imana igendane nawe, Imana iture muri wowe, Imana ikorane nawe. Erega niyo warya inyama buri munsi, ukarya inyama z'inkoko, ukarya n'amafi, ariko ukazarimbukira igihonomo, ibyo nta nicyo byaba bimaze. Erega niyo wagenda muri vewiti ukajya ugenda mu ndege ya buri munsi, bya bindi umuhanuza kubwira ngo uri indege ukumva ubaye nk'umuntu ubonye ibidasanzwe, wenda uzayurira kujya mu ijuru. Ndagira ngo nkubwire ngo ibyo ngibyo ntacyo byamara, ntacyo byamara. Uri umwana wo kurimbuka. Imana yamamagaye, yambwiye ngo nze nkwihanangirize uve mu byaha. Uyu murongo ukurikiyeho uri kutubwira ngo ariko nibatumvira nibayumvira bakayikorera, bazamara iminsi yabo baguwe neza, bazamara n'imyaka yabo mu byishimo. Umva ngo nibayumvira bakayikorera, bazamara imyaka yabo baguwe neza, ngo iminsi yabo bazayimarira mu byishimo. Urukumva, ibyaha erega bitubuza ibyishimo, ibyaha bitubuza amahoro. Ariko umva uyu murongo ukurikiyeho ngo ariko nibatumvira bazarimbuzwa inkota, kandi bazapfa nta bwenge bafite. Ngo nibatumvira bazarimbuzwa inkota, kandi bazapfa nta bwenge bafite. Bazapfa ari nta bwenge bagize ute? Bafite. Umva umurongo ukomeye cyane ngo kandi abatubaha Imana mu mitima yabo bibikira uburakari, iyi baboshye nibarushya batabaza. Ijambo rikomeye riratubwiye ngo iyi baboshye ntibarushya batabaza. Subu Imana ikuboshye, ubundi wajya gutabaza nde? Urumva wowe wahangana n'amaboko y'Imana? None ijambo rikomeye cyane ngo
uyu murongo ukurikiraho ngo bapfa bakenyutse kandi ubugingo bwabo buhererera mu banduye. Bapfa bakenyutse. Uzi yuko hari abantu bagiye kujya bapfa bakenyutse kubera ibyaha? Uzi yuko kubaha Imana bituma turama kubera ko twubashye Imana? Ndagira ngo nkubwire ngo uneze amatwi, nukuri nushaka uhindukire. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo muhindukire mukize ubugingo bwanyu, kubera yuko ibitari ibyo nukuri ugiye gupfa ukenyutse. Kandi nukuri numara gupfa ukenyutse, ndagira ngo nkubwire ngo nta kizakurengera, nta kizakurengera. N'imbere y'Imana uzahagera, uzatsindwa n'urubanza. Imbere y'Imana uzahagera, nukuri uzakorwa n'isoni. Kandi hari ijambo ngira ngo dusome hano mu gitabo n'ubundi cya mbere cy'Abami, igitabo cya mbere cy'Abami. Turaza gusoma hano igice cyaho ni icya kabiri, igice cya kabiri. Turaza gusoma umurongo waho wa 26. Handitswe ngo kandi umwami abwira Abiyatari umutambyi ati hoshi, igendere wigire Anatoti mu gikingi cyawe, kuko wari ukwiriye gupfa, ariko sindi bukwice muri iki gihe, kuko wajya guheka isanduku y'Uwiteka Imana imbere y'umukambwe wanjye Dawidi, kandi kuko wababaranaga nawe mu byamubabaje byose. Imana ishimwe. Hari abantu Imana izagirira neza kubera yuko bakoze umurimo w'Imana, bitaye ku bakene. Mu butunzi Imana yabahaye bagize umumaro, bashyigikira umurimo w'Imana. Nuko nguko hari abantu Imana izagirira neza. Uyu Salomo abwira Abiyatari umutambyi ati hoshi. Icyo gihe hari umukwabo wo kwica abantu bose bagiye bakora nabi, ariko Abiyatari nimero yigezweho nawe yari uwo kwicwa. Ngo Salomo aravuga ati hoshi, igendere sindi bukwice none, kuko nibutse yuko wajya guheka isanduku y'Uwiteka Imana, ndetse wababaranaga n'umukambwe wanjye Dawidi mu byo yababazwagamo byose. Mu by'ukuri uyu murimo w'Imana turawukora bitugoye, ariko hari abantu biyemeza bagafatanya natwe, bakamera nk'aho bikoreye umutwaro n'ubundi wacu, bakabarana natwe, bakavuga batumva Imana, bashyigikire bakadusengera no mu bushobozi bwabo bafite bwabo w'icyaha bwinshi, bakadushyigikira ngo dukore umurimo w'Imana. Nukuri abo ngabo Imana yambwiye ngo igihe kirageze, urupfu rugiye guhitana benshi. Ariko ibyo byose ni bimwe mu by'Imana igiye kujya yibukira ku bantu. Njyewe naje kujya mwiyerekwa, ngiye kubona mbona nukuri, mbona urupfu ruguhitana abantu benshi 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 benshi. Muri iyi minsi sinzi umuntu wambwiye ngo abantu bagiye kujya bapfa babatwike kubera yuko aho gushyingura habaye hatoya. Ariko nukuri Imana inyereka iyerekwa rikomeye cyane, mbona abantu bari gupfa, abantu bari gupfa. Ngiye kubona mbona no kubashyingura ntibikunze. Imana irambwira ngo bitewe n'iki? Bitewe nuko abantu banze kumvira Uwiteka, kandi Uwiteka ari uzana amahoro. Ngo Uwiteka amaze kujya kure yabo, ngo nico gituma n'ubundi urupfu rubagezemo. Ngo kandi ubabwire ngo Satani ngo icyo ahemba nta kindi ni urupfu. Satani arakoshya akakubwira ngo kora ibi n'ibi, ariko akaguhemba gupfa. Nabonye umusore kuri izi mbuga waje gukundana n'umukobwa, barakundana, ndetse n'abantu babona yuko bashobora kuzubakana urugo, ariko uwo musore aba umwana mubi. Satani amukoreramo, aramwoshya, aragenda yica uwo mwana w'umukobwa urupfu rw'agashinyaguro, amuca amabere, amukata igitsina, amunogora amaso. Arangije rwose amwica urupfu rubi rw'agashinyaguro. Arangije arongera asubira i Kigali iyo yakoraga. Ariko kubera yuko mu butumwa nabahaye ubushije, nababwiye ngo icyaha
ntabwo kiguhesha amahoro, aho wagihungira hose cyo kiragukurikirana. Umusore baragiye baramuzana, nabibonye mu makuru, nawe bamaze kumurasa ngo ari guhunga inzego z'umutekano, nawe baramurasa. Abaturage bari kuvuga bati napfe nk'uko n'ubundi yishe undi. Ndagira ngo mbabwire ngo ibyaha abantu bari gukora ntabwo bizaduhesha amahoro, ahubwo bizatuzanira ingaruka mbi. Ikibazo rero, ijambo twasomye mu gitabo cyabo ryatubwiye ngo kandi bapfa bakenyutse, ngo n'ubugingo bwabo bugaherera mu banduye. Biteye agahinda gupfa. Ikibazo rega si ugupfa, kuko twese tuzapfa. Nanjye ubabwira ibi ngibi nzapfa, ariko ndagira ngo mbabwire ngo ikibazo ntabwo ari ugupfa, ahubwo uteganya yuko uzajya hehe umunsi wapfuye. Icyo nicyo kibazo. Wamaze kubaho byararangiye. Mu byo uzajya uteganya byose, ujye umenya neza yuko na nyuma yo gupfa hari urubanza, kandi uzahemberwa ibyo wakoze byose. Abantu buno binangiye umutima ntibacyumvira ijwi ry'Imana, bafata n'abakozi b'Imana bakabasuzugura, bakabafata nk'abantu b'imburamukoro. Urareba ukabona ngiye Vedaste, Imana yakuye hari ahantu hose ukabona ndi imburamukoro. Ntabwo ndi imburamukoro, mfite ibintu byinshi cyane nzi gukora, nanakora rwose pe, kandi bikamesha n'inyungu. Ariko mbabwire yuko n'iki gihe cyose dufata, iki gihe cyose dufata muzakibazwa, kubera ko tugifata ku bwanyu. Wowe wicaye kuri mashine yawe uri mu kazi kawe, ariko njyewe ndi kuri kamera ndi kuvuga ubutumwa. Mu kanya ndongera n'ubundi nongere ngwane no kugira ngo bwongere bugere kuri YouTube, ngaho ku editinga, ngaho amamega yo kubushyiraho. Ibyo byose ni ibintu bisabwa, ariko wowe uri kuvuga uti ukwezi ni gushira umushahara wanjye nzawuhembwa ufunze neza. Ndagira ngo mbabwire ngo ntabwo Imana izaceceka. Nimusenge. Ibihe bikomeye biratwegera, ariko abantu bafite, kubera yuko Satani yaraje abashyira igihu ku maso, ntabwo babireba, ahubwo urasanga bari kuryana, bari kumarana. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo nubwo wishingikirije ku mbaraga z'abapfumu n'abarozi, izo mbaraga zigiye guta agaciro. Ni ukuri pe. Nibyo uyu munsi wa none urakandamiza rubanda, abantu urabakandamiza bikemera kubera icyuri cyo, hari imbaraga wishingikirijeho, ariko ibyo byose bigiye kurangira, bigiye guta agaciro. Rwose twavuga ibintu byinshi, ariko woneza amatwi. Ijambo ryatubwiye ngo iyuzuze n'Imana. Mu gitabo cyawe niko ijambo ryari tubwira, iyuzuze n'Imana nibwo ibyiza bizakuzaho. Kandi mujye mwemera tugendane neza, dufashanye muri uyu murimo w'Imana. Nkunda ngukunde, sengera nanjye ngusengere. Nuko nshigikira umurimo w'Imana ukorwe, dushyigikirane. Ubwo nibwo Imana izatugira neza. Uyu Abiyatari yari uwo kwicwa, ariko Salomo amwibukira ku mirimo yakoze, amwibukira ku isanduku y'Uwiteka yahetse, amwibukira ku byo yakoreye Dawidi. Nuko abimwibukiraho. Uyu Abiyatari yari umutambyi. Wibuke yuko uyu Abiyatari ari umwe mu bantu bagize uruhare rwo kugira ngo Dawidi abone icyo kurya cyagiye yari ashonje, agahabwa imitsima yo mu ihema, imitsima yejejwe. Ariho n'ubundi Sawuli yaje kwica abatambyi 80 abaziza kuba bahaye Dawidi ibyo kurya. Uyu rero ngo acika ku icuma ahungira kuri Dawidi. Niho Dawidi yamubwiye ijambo rikomeye cyane njya nkunda, rivuga ngo humura, ntacyo uzaba nugumana nanjye. Haramubwira ngo uhiga ubugingo bwawe ni uhiga ubwanjye, ariko nubana nanjye ntacyo uzaba. Njyewe ndakubwira ngo nubana na Kristo waguhamagaye ntacyo uzaba. Abarozi ntacyo bazagutwara. Nugumana n'Imana yaguhamagaye ntacyo uzaba. Abagutera ubwoba ngo bazakwica ntibazabishobora. Ndagira ngo nkubwire ngo nubana n'Imana, tompike revoshise fondre, ndagira ngo nkubwire ngo uwo musozi uzahinduka ikibaya. Nyemerera dusenga Imana, ariko uyu mwanya wongere wambara imbaraga, negetswe kuguhesha umugisha. Ariko kandi twongere tubabwire ngo uyu mugisha urakorerwa. Ntabwo umugisha ari ikintu
umuntu nakubwira ngo Imana iguhe umugisha, ujye ubanza utekereze uvuga uti ese uyu mugisha ndawukwiriye. Kubera iki? Uriya Esawu, Yakobo ashaka kumuhesha umugisha, nubwo Yakobo yawuriganyije, yamubwiye ngo genda ujye mu ishyamba ushakira umuhigo, untekere inyama nzirya ngo usabire umugisha. Umugisha ugira fondasiyo. Ni ukuvuga ngo njyewe nshobora kuguhereza nkavuga ni nyamuneka uze kugura ka cyayi mu nzira. Numbwira uti Imana iguhe umugisha, uwo ni umugisha ndawukwiriye. Ariko ujye ureba uvuge ngo mbese umugisha, uyu mugisha kuko ndawukwiriye. Abantu tujye twiga no gukorera Imana, twiga no gukorera uyu mugisha. Buriya hari ibintu abakozi b'Imana batavuga, kubera yuko ibintu nabivuga baravuga ngo ubwaje gusaba. Ntabwo ni ukuri, njyewe ndi imbere y'Imana. Ntabwo nkubwiye ngo njyewe umubishaka, kuko gutanga bihesha umugisha kuruta guhabwa. Ariko nutama nabwo nta rubanza rukuriho, ibyo ni uburenganzira bwawe. Ariko nanone mu buzima bwawe shaka umuntu uhereza agusabira umugisha, avuga ati Imana iguhe umugisha. Uwo mugisha nibwo uzaza uhame neza ufate kuri wowe. Ariko umugisha w'ubusa ntabwo ubaho. Umugisha w'ubusa nta hantu ubaho. Reka dusenga Imana. Mana yacu turagushimye mu izina rya Yesu Kristo. Ngushimiye ko message umaye kugeza ku bantu bawe nyitambukije. Umpereze umugisha abantu bawe badushyigikira n'abadusengera, mbasabiye umugisha kuko wanegetse kubahesha umugisha. Mbahesheje umugisha wo kugira ubuzima buzira umuze, umugisha wo kubona akazi bagakora bakabona ibibatunga n'ibitunga imiryango, umugisha wo kwagurirwa imbago bakaba bakire, umugisha wo kuzabona ubugingo buhoraho. Haleluya. Mana ndasenze mbasabiye umugisha, mbatuyeho umugisha abari mu Rwanda mwami badushyigikira, badusengera, bashyigikira uyu murimo dukora. Ubaho umugisha bari mu mahanga, mu bindi bihugu, ubagiriye neza. Ababuze urubyaro barubone, ababuze akazi bakabone, ababuze ubwene gihugu bwaho bari mu mahanga babone ubwo bwene gihugu. Mu izina rya Yesu Kristo turabasengeye, turabaturaho ibyiza. Abana babo bagwiza ubwenge mu izina rya Yesu, kandi akazi babona kaba akazi k'umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Aho batabona inzira ukubita ibyo bihome n'ibikuta, ariko inzira iboneke mu izina rya Yesu Kristo. Iri sengesho nsenze mu magambo makeya, kuko ubundi ntabwo utwumva ari uko tuvuze byinshi, ntabwo twumva ari uko twitsebaguye, ntabwo twumva ari uko dushakuje. Iri sengesho rigere ku mugabo, rigere ku mugore, rigere ku mukobwa, rigere ku musore n'umwana mutoya mu izina rya Yesu Kristo. Uwizeye wese bimubere nk'uko yizeye, kandi uku kwezi mwami kutararangira abantu bawe babone ibitangaza bidasanzwe, babone ko uri Imana ikoze iby'imbaraga. Urakoze kubyumvise kandi kubikoze mu izina rya Yesu. Amen. Imana y'amahoro nibaha umugisha. Ndabakunda. Shalom.